Ndagusuhuze ndetse ndakwakiriye cyane wowe ukurikiye Iwacu Heza TV, ikaze cyane aho waba uri hose mu gihugu, waba uri hanze, waba uri muri East Africa, waba uri muri Afurika cyangwa se waba uri ku isi, turagusuhuje kandi turakwakiriye cyane. Iyi ni Iwacu Heza TV, tugiye kujya tubagezaho inkuru nyinshi cyane zitandukanye, ama-update yose ukeneye uzajya uyasanga hano. Urugero rero ni izi update tugiye kuzajya tubaha. Ni ukuvuga ngo inkuru yose waba uzi, yaba ari iya politiki, yaba ari iya siporo, yaba ari ikindi kintu cyose kijyanye n'ubuzima hano ku isi, tugiye kuzajya tuyibagezaho. Njyewe rero ugiye kuzajya uyibagezaho nitwa Semana Alex, mugiye kuzajya mubana umunsi ku munsi kugira ngo inkuru zitariho ivumbi zibagereho kandi zibagereho neza, zicukumbuye, zimeze neza cyane. Tuzajya tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo rero utazajya ucikanwa n'izi nkuru zacu, ndetse kugira ngo uzajye ubibona ku gihe kandi nta kibazo na kimwe gihari. Turagusaba gukanda subscribe kuri iyi channel yacu Iwacu Heza TV, ubundi tukazajya tubana umunsi ku munsi kandi ibintu bimeze neza cyane. Reka rero inkuru yacu tuze kuyihera hano muri Ukraine. Tuzajya tubaha ama-update menshi cyane agiye atandukanye hano muri Ukraine kugira ngo mumenye n'ibiki biri kuberayo. Ese intambara yarangiye? Ese byagenze bite? Ese inkuru ziriyo ziri kuvuga yuko noneho ubu ngubu aho bigeze abasirikare noneho bari kwirwanira ku giti cyabo, abasirikare ba Ukraine bari kurwana ku giti cyabo, nibyo cyangwa se sibyo? Byose uzajya ubisanga hano kuri Iwacu Heza TV. Tuguhaye ikaze rero kandi turakwakiriye rwose, uri umuntu w'agaciro cyane. Reka rero inkuru yacu muri Ukraine tuyitangirire ku bintu byabaye mu ijoro ryakeye. Mu ijoro ryakeye habaye ibintu bitangaje cyane kabisa, byatangaje abantu benshi bo ku isi, bitangaza n'abaturage bo muri kino gihugu cya Ukraine, cyane mu mujyi mukuru wa Ukraine ariyo Kiev. Murabizi ko iki gihugu kimaze igihe kinini kirimo intambara idashira, ibihugu byinshi bigenda byivangamo, bigenda bitanga umusada, abacancuro baraza bahabwa amafaranga, batanga umusada, ariko ibintu ntabwo biri kubonerwa umuti magingo aya. Mu ijoro rero ryashize habaye ibintu bitangaje cyane byatangaje abantu benshi nk'uko nari natangiye mbikubwira. Ariko mbere y'uko tubikomeza ndagira ngo ngusabe gukanda subscribe nimba utarayikanda, kandi nimba warayikanze turagira tugusabe inkuru yose tuzajya dushyiraho hano ujya ugira ikintu bivugaho, cyangwa unayisharinge uyihe abashuti bawe bakeneye kumenya amakuru nk'aya ngaya update atariho ivumbi. Rero dukomeje ibyo nari ndi kubabwira, mu ijoro ryakeye muri Ukraine i Kiev habaye ibintu bidasanzwe, ubwo insoresore n'urubyiruko ndetse n'abandi bantu bikundira agatama, ndavuga akabyeri, bari bibereye mu kabari mu gihugu kirimo intambara, baje kugira batya mu tubari tugera muri 4 two muri uno mujyi wa Kiev mu kino gihugu cya Ukraine. Haba icyitwa umukwabo wa gisirikare, umukwabo wo gufata abantu bagenda mu masaha arenze igihugu cyashyizeho, kuko hariya muri kiriya gihugu hari intambara. Polisi rero yashyizeho amasaha ntarengwa yo kuba batashye bavuye mu tubari cyangwa se mu mihanda, kugira ngo polisi n'igisirikare bibashe kubona uburyo bicunga umutekano. Muri iri joro rero ibintu byari byahindutse, kuko muno mujyi wa Kiev mu masaha agana mu masaa 4 z'ijoro, saa 4 z'ijoro, saa 5 habaye umukwabo, hafatwa abantu 200. Ariko ikintu gitangaje cyaje no gutangaza abantu benshi ni uko hafashwa abagabo gusa. Habaye umukwabo wo gufata abantu mu tubari, ariko hafashwe abagabo gusa bagera kuri 200. Umuvugizi wa polisi akaba ari nawe uhagarariye polisi hano muri uno mujyi wa Kiev witwa Eviklando yatangaje ko uyu mukwabo wari uwo gufata abantu batumva, ndetse bakajyanwa gufungwa kubera ko batajya bumva amategeko igihugu cyari cyashyizeho. Uyu mugabo yakomeje avuga ko igihugu kiri mu ntambara, bitemewe yuko mu masaha y'ijoro haba hari abantu bari mu kabari bari kunywa inzoga cyangwa se mu bintu byabo byo kwishimisha. Yakomeje avuga ko ayo masaha bashyizeho yuko buri muturage wese agomba kuba ari mu nzu ye aryamye cyangwa se ari mu yindi mirimo. Uyu mugabo witwa Eviklando uhagarariye polisi muri kino gihugu yakomeje avuga ko amasaha iyo arenze
hakagira umuntu basanga mu muhanda cyangwa se mu tubari cyangwa se ahandi hantu hahurira abantu benshi afungwa. Ariko abantu benshi bakomeje kuvuga ko ari ukubeshya, ndetse n'abaturage bo muri kino gihugu bari kuvuga ko uyu mugabo ari kubeshya, kuko uyu mukwabu wabaye ntabwo wari uwo kuvana abantu mu mihanda cyangwa se gufata inzererezi. Uyu mukwabu wabaye wari uwo gufata buri muntu wese ufite imyaka guhera kuri 18 kugeza kuri 35 ngo ajyanwe mu gisirikare. Nubwo uyu muvugizi wa polisi ari kubihakana, ariko niko bimeze. Ni ukuvuga ngo ibi bintu rero nta nubwo ari n'ubwa mbere bibaye. Mu minsi ishize byari byarabaye nabwo, hafatwa abantu b'abagabo bajyanwa mu gisirikare, ariko polisi yo ntabwo ibyemera, ndetse n'igisirikare cya Ukraine ntabwo cyemera ko ibyo bintu ari byo. Ubu ngubu rero tuvugana aya masaha, ikintu cyitwa umugabo muri kiriya gihugu nabyita ko yabaye boro, kuko abagabo benshi bari kwanga gutaha mu ngo zabo kugira ngo bataza gufatwa ngo bajyane mu gisirikare. Uyu mugabo yakomeje kuvuga ko iyo amasaha arenze yo kuba umuntu yatashye aho yaba ari hose yasanzwe mu muhanda afungwa. Ariko ibi bintu si byo, kuko abaturage ba Ukraine ndetse n'abandi bantu n'ibindi bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye bivuga ko iyo bagusanze mu muhanda amasaha yarenze, cyangwa se rimwe na rimwe hajya haba umukwabo wo gufata abaturage bari mu myaka 18 kugera kuri 35 bakajyanwa mu gisirikare kugira ngo bajye kurwanira igihugu cyabo. Iyi ni intambara ikomeje kutavugwaho rumwe n'abantu benshi, kuko iyi ntambara ya Ukraine irimo ibintu byinshi bigiye bitangaje. Tugiye kubakorera icyegeranyo muri ino minsi cy'ukuntu abasirikare ubwabo muri kino gihugu cya Ukraine bari kwicana. Ibi nabyo ni ibintu yaba ari igisirikare yaba ari umuvugizi wa polisi abazwa akavuga ko atari byo, ari ukubeshya. Ariko turaza kubakorera icyegeranyo cy'amakuru acukumbuye kandi ameze neza cy'uko ibyo bintu ari byo. Turagusaba rero wowe ukurikiye Iwacu Heza TV yuko tuzajya tubana umunsi ku munsi. Hano tuzajya tubagezaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye kandi yo mu ngeri zose zigiye zitandukanye: siporo, umuziki, politiki, ndetse n'ibindi bintu byose ukeneye kugira ngo umenye amakuru. Yari Semana Alex rero, muzajya mubana umunsi ku munsi. Ndagusaba gukanda subscribe niba utayikanze. Tuzajya tubana umunsi ku munsi mu nkuru nyinshi cyane kandi nziza zifukumbuye. Murakoze cyane.